ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Nanone kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Reka tubifurize kugira ibihe byiza, umugoroba mwiza ku bantu bari mu biyaga bigari. Twizere ko mumeze neza. Ni ku mugoroba rero ikiganiro cyacu nkwanira abawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Turabasuhuje rero aho mwiriwe hose, aho muri mu mirimo yanyu yose, Imana ibahe umugisha. Turagarutse ntabwo dutinda. Mushumba wiriwe neza? Niriwe neza. Nabonye ikiganiro cyejo barakivuze ibintu byinshi, ariko niko kuri pe. Yego. Kandi na Imana iguha umugisha, uba witanze, nyaboneka bajye banagusuhuza nawe. Urakoze cyane Mushumba. Ariko ngo waturoteye. Nje nawe? Yego mare. Reka mbivuga n'ababyumva. Ati iki? ngo yarose ngo dutangiye ikiganiro, ngo noneho ngo mpita ndwara njya kwa muganga, ngo noneho ngo nsigira ngo mikorosirasi, ngo aho kugira ngo ufate ishusho ye ngo wifatira hano hasi kuri fondasiyo, ngo nuko ngabona mishongo za Bikira Mariya, ngo zo kwa Yezu, ngo mu rusengero. Ati se Mushumba bisobanura iki? Ntirega ngiye byo ariko disimani mu mugisha nyine baba barose nyine bakanyisanzuraho. Yego. Ndamugane kurwara ko sinzarwara. Sirasi ntago nzamuha mikrofone. Yego. Afite channel yitwa Amoraho TV. Yego. Ati kundi we ntago wajya gate ariko musho twibaje impamvu ya Bikira matse na pasteur umurokore nakunda musha Bikira Mariya. Ubundi rasho ni impimbano. Yego, abantu banabimenye. Ni impimbano. Nuri ya Yezu mwikubita imbere siwe. Nuri ya Yezu mwikubita imbere siwe. Uriya ni umugabo wo mu Bwongereza. Yego. Ntabwo ari ntawe ufite ishusho ya Yesu, ntawe nta pareze zabagaho. Ariko mbwa ati bisumita mu icyo bisobanura, icyo bisobanura ni kimwe. Ni hari byo namubwiye ruhande rumwe, ariko ndamugana ikindi kukivuga ntago wacyumva. Ntabwo wowe mu nzozi zawe hari abantu barota ibintu bakayifata mu buryo buri negative kandi ari positive. Reka niko gusobanura. Nabwo turari yamwe ngo base kuzikubwira hari ikibazo. Reka nanjye nkunda ubutumwa. Urabumpa ukaba umuko buri ubundi nkishyirira mu kayungiro, ariko nawe ngo yarabarose. Ubwo Imana ishimwe ko mu gihe ntari akazi muzagakomeza. Ubwo nahise mbyumva ko ari ngombwa, ariko nyine nihatari. So Imana ibaduhera umugisha bose, abakukimwe bari mu gitondo n'abakurikira ngaha the building legacy. Kandi kugenda nifuza ko ku mutima wanjye aha ngaha reka nkubwire ikintu gihari. Ni ibintu twateguye nge nayo by'ubwenge, birimo filozofi, birimo teoloji, kumwe no kubaha Imana no kuvuga ikintu mu izina, ariko utagiye kuba nk'umusazi hariya, utagiye gushira isoni. Buriya ku kiganiro buriya tuzajya kuganira. Buriya we hari igihe numva nzagutegurira umunsi ukashaka nk'ibibazo nk'umunani umbaza. Nzabikubaza kandi tugendeye ku kiganiro cyo kuwa mbere, uko kubaka ingo bimaze kubona abantu bitewe n'ibikomere. None hari n'abantu bakomeretswa n'uko bateye. Uko bateye. Iwe akaba yarebye ahandi hantu kuki batamera nk'uriya muntu. Kumbi ntamenye ko wakoze ayo mafoto akashyira hanze wari maracuruza. Ni ka exceptionnel. Ubwo ni complexe d'infériorité. Ni complexe yo kwaremye. Suko cino kwaremye ati kuki ntameze nk'akanaka. Ari akibagiza ko appareil ireditinga, irongera, irahanagura, ntabwo abizi. Buri yabonye original nibwo yamenya ko yabeshywe. Yego. Ariyo mpamvu muragomba kurinda umutima we kuwinjizamo ibintu byinshi. So rero ubumwe bw'abera ministry nako kucyo twita ngo ni building and legacy nziza cyane ifite imbaraga, ariko ihoraho. Kunywanira abawe no kubaka hazaza. Turama igihe gito cyuzuye umubabaro, ariko tugikozemo iki?
ikiganiro cyo kuwa gatanu naragikunze, nako cyo kuwa kane gisobanura ko yakumenye kera itarakurema. Niba hari amakosa umuntu akora ni ukudakora icyo Imana yamuremeye, kandi icyo Imana yakuremeye si ngombwa igishyire ku mpapuro, ubundi ukiyumvamo. Iyo ugikoze uraruhuka, bakigutukiramo wumva udacitse intege. Uvuga ngo induru zivuga, ahubwo wumva wagikora kurutaho. Niko bimeze iyo umuntu akora ikikurimo rwose, ntawe guca intege. Niyo ubonye utangiye no guhomba, ahubwo ushaka ukuntu kuraho cya gihombo. Iyo utabikoze umutima ukakurya. Rero njyewe nzaharanira icyo Imana yandemeye, ni ukwigisha abantu, ni ugukora uno murimo ntitaye uko wantekereza. Performance yanjye ntabwo nkeneye kuyimbwira, ahubwo hari umutima ugira gute ubikubwira ati byuka wakoze. Ariyo mpamvu nifuza ku kiganiro cy'uyu munsi abantu batandukanye karande, batandukanye imivumo, banatandukanye ibintu twavuze ibikomere byo mu kubaho. Ese wemera ko uburere bw'umwana bungana n'igikomere azagira? Yego. Jyewe ndi umusore, ndumvise ndi umuhungu. Sindabona papa agurira umwenda mama. Sindabona papa ahaha. Igihe cyose yinjiye abatongana, kandi yatongana bakanamwubaha. Twaduhungu yabyaye dukura dute? So tunyeshyamba kuko terfis terfi ngo wakuze azi neza ko umugabo hari utavuga nabi, hari utica ko kagenda gakora ngo yagora turahagaba umwana we. No kuvuga ngo abana bigira ku birenge by'ababyeyi, ibyo bakora, ibyo mukora ababyeyi, abana babareba. Hari ibyo muba muri kububakamo batabizi. Kereka exceptionnel, habya umuntu wivukira hagati no. Umushakashatsi bwakozwe ahantu mu gihugu kimwe, basanze mu bapasiteri 700 havuka nk'ibisambo 3. 700 ngo za pasiteri 700 havuka nk'ibisambo 3. Bitatu kari bike. Nibiki. Ariko mu gikundi cy'abanyabyaha nta pasiteri uvukamo. Nuvuga ngo bagira utugeso bagenda birankabira by'ibyo bwenge nta bindi. Nukuvuga ngo wa mwana ukumurera ukuvugiraho. Ikindi abantu birengagiza, ntabwo bazi ko abana bagira memoire ifata cyane. Haba hari imikizi, hari umushahara urimo, hari imyenda irimo, haragura pampers, uke nukurira ukamuha. Yanakura akumva ko bihari, ariko ibyo urimo ukora ntabwo nabikubwiye. Jya kuri TikTok urebe, baravuze ngo niko ari wari no mu rugo ninde baby. Ndavuga ati je baby ni papa. Ati uko bagana na mama baby basomana baby bye ntabwo ndi baby ni mama. Ati kandi ninjoro bavuga amagambo baby ngo basomana ngo nkumva ibintu hari. Umwana afite imyaka nk'itanu yumvise kera. Ikibazo gikomeye. Undi ngati ariko wakana wagiye kuryama, bati mama I'm scared, ndafite ubwoba bwaho ngiye kuryama. Ati nyina amubwira ngo urakuze ugomba kwigenga, ngo hoya ngo papa ni ukuze cyane ko yakwigenga kukirana nawe kandi ari mukuru kurutagiye. Kenje bwanko bubike butuntu twose. Ibi uko ufata mama wawe, uko papa afata mama wo kubyara umugore we, wa mwana niko avuka azi ko abagore bagenewe ibyo bintu. Wa mwana w'umukobwa ubyiruka agasanga mama we hari ibintu atubahiriza, wa mukobwa azamenya neza ko ariko abagabo bagira gute bafatwa. Ugasanga umubyeyi mwana nabyishe ngo agiye kurinda abana imirimo ngo arimo arabarera. Ni bibi cyane. Umwana akagira imyaka 16 no kwisongera ubugari na makarone z'abakira ataza kuziteka. Usiye ko makarone zitakiri neza abakira. Ubundi umuceri makarone ntabwo bikiri ibiryo by'aba boss. Ya biho yakire ni chicken wings biriya n'ibindi utamyuka ko bwabyo. N'imyumbati n'amadegede. Ubundi byo byabaye by'abakire, imyumbati, amadegede, imboga, bwayise harya. Amabwayisi. N'amabwayisi, amateke n'ibindi utamenya ko byitwa byagomba izo ngizo. Byarahinduranyije. Nibukamwo hari umwana umwe, umugore amubwira ati sheri nkunda ubugari pe. Ntekera ubugari. Umukobwa atora telefone, wayamba ngo basanga ubugari gute? Ni ikibazo. Nzara yazikuruye. Rero
ibyo tuvuga dukora twicaye turera nibyo dushyira mu bana ariyo ngaruka y'uyu munsi wa none ingo ndimo ndivugira ku murage wabyo ikintu kitagusaba minerivare kitagusaba kwirukanka kitagusaba gukora kuvuga gusa byonyine ariko bitatunanira se cyane. umugabo umwe wacu Butare yashatse abagore agera ku wa 8 umunani atetse ubugari niko runa Dominique Karame kwa bwa bugari buhiye mbushyire he ngo sukaho imbere y'izi koko se ati yumva ko ari umugore ubundi niba usimbuye umugore wa mbere uwa kabiri wawuzanye iki niba urugo ugiyemo n'undi mugore wavuyemo wawuzanye iki we ni ikihe de special upakiye ugiye guhinduza umuti uje ari uwa gatatu ati ngaho ati rambura imbere y'iziko ati koko se mbikore Dominique ahubwo ati bishyiremo ahubwo ati nakubonye ntururaremo nonsense ako yasuzumaga ubwenge akari kwambwira ati mbushyire here se umuntu baze ubonye isafuriya se ubundi usanzwe ubwarurira he hari abantu baza yumva arirukanye abagore nk'abane wakumva afite ikindi kintu kidakumbi urya wirukana uwa mbere azahora yirukana mpaka ko na Salomo ravuze ngo mu bagore 1000 nabuzemo n'umwe n'uyu n'umwe Salomo yarongo abagore 1000 avuga ati nabuzemo n'umwe reka ngumane wisezerano ariko ikibazo si uko abagore ari babahubwa umugabo afite urugeso rwe 1000 atagira ingeso yavutse he ntiyavutse se nubundi yagombye kuba yaravutse kuri buriya ntuzi ko yasambanya na Betisheba mukaburiya n'umwana mbere agapfa muri make noneho bagacyura mukaburiya Betisheba akajya kuba kwa Salomo wese avutse mu buryo bwije ni exterior mariage bya bindi bikurikirana abana tujya tuvuga none erega Bibiliya abantu bayisoma ukuntu bakabifata ukuntu ariko ibi bintu birakurikirana ko ikibazo aho kiba kiri ukuntu bavanga ibi bintu bakabyitiranya ibintu bya karande n'imivumo n'ibidukurikira ntago ari ibinyamwuka ni ibikorwa bya kimuntu bisa n'ukuri kwe yiyubatsemo ariko bikabyara amagi y'ubugome kandi ntabwo nakumvise ni igikorwa cyangwa imico ya buri muntu agumana ndetse akumva araberewe ariko bigatera amagi y'ubugome ku bana bazakurikiraho shane nayo ubugome kuko biza byikubye bifite ubukana nta nubwo nabimenya kubera kutsikamira kurwanya ukaberwa nibwo acangirwa neza ko ntabwo uri bumenye uwaguhaye amakuru ntayakubwiye ufite amanyanga ntayakubwiye mama wo kosa arakosa so wakubyaye ariko afite undi mwana hari bya bintu birirwa binjiramo noneho kubera ko nge sinigeze mbona wa mwana w'umuhungu yego papa na mama basohokana baganira ubwo babaryana asabara n'abandi benshi bangashaka kurira so rero ibyo ahanini ababyeyi bafata nk'ibintu bisanzwe kubaka umurage ukwiriye yego nuko wereka umwana umuco mwiza byaba na ngombwa hari ibintu biri tuza kuvugamo ukavuga ngo dore nyoko yarananiye ugafata abana ukabateranya na mama wawe kugira ngo ube mwiza ugafata abana ukabateranya na so ngo dore impamvu mutabyibuha ntaba yabahahiye yirirwa muri byeri none ukavuga amagambo ku buryo abana bakura badakunda dadi wabo barabikora ahubwo se kuki umubyeyi yafashe umwanzuro wo kudatungurwa kandi yarubagamo hariya ariko ubundi buriya muri Salomo mu bagore 1000 yabuze n'umwe cyangwa ikibazo yari Salomo ikibazo cyari ndese nanjye nkubaza mutuganira se mbimbaze nyine ikibazo cyarinde ikibazo ni cya Salomo kubera iki ko yazana abagore 1000 yabuzemo n'umwe yaramubuze kandi yari yarabyivugiye ikibazo niwe na data ashatse abagore 7 abona abazi yajyanaga mu nzu yubakira amazu ajya gupfa yabambuye ariko bavuga ko afite abagore batari bari hejuru mu 11 ariko najya gupfa yarambwira ati ndinze mpfa nta mugore mwiza mbonye aturebye na here no kuri mama bose ni babi ariko rero sinya nipfa no kubona ariko giye naje kureba ni papa nubwo ugiye kuncika se wanyimyiranga muntu wari umugore papa hari kariso yawe nzi hari kayi yawe nzi ubwo se abona abagore babikoze ahubwo giye nitegereje ni wowe mubi
subwo ibyo bintu warabimubwiye yari ahise antuka ariko nkora iki se ko ari ku buriri rega narakubwiye ngo ngewe ntabwo uzansigama ihwa muri jye ndari kujomba nawe yagenda kuva kera ese ko yari aryamye agiye gupfa ariko nkora hiki yagombaga kugenda abyumvise kuko hari igihe twigira abagabo tukigira abantu b'abanyakuri ari twe babi yego ni gute umbwira ko umugore wa mbere ari mubi uwa kabiri akaba mubi usibye umwuka w'irari no kumva wasogongera uwo ubonye wese nk'usogongera imisururu abantu bashaka gupfira ifiyeri icyubahiro cy'abagabo hatagira uwo bivuga hatagira umukoma oya umugabo nuko se nari mubwiye nabi none se nkubwaza namwatsiranga mu ntara y'inyuma ngo banyandike yagiye ku ifishi ye ankuramo na barumuna banjye agiye kurwara mfite mfite akazi arampamagara urumva yego mu bagore avuga ko bose ari babi ubu n'ikibazo ushaka kwibaza n'umunsi ndacyakibaza buriya ngewe mu bagore 7-5 wabuze n'umuzima muri bo n'umwe ikibazo burya ni uwo mugabo nambwiye ni papa ikibazo yari wowe kuko wanyine n'ibinkwiriye ubundi ubu nta n'impuhwe nakugirira agiye umutima wanjye kuko urumva nta butura ye nta n'ikariso ye nta n'ikaramu ye kandi kera ntibyishyurwaga ubwo se nabwo n'umugore wabiteye muri iyi si ya none buri gihe umuntu aba ashaka guhinduka umwere nubwo tumuziho amakosa niko bimeze yahise ambwira ngo ariko ntiyancira ngo ndakuzi n'ubundi wewe narakwibyariye ngo umuntu uzanansimbura uzanzungura ariko n'ubundi sambu bajya kwigusha n'igihe uhagaze hagati bayigusha ndayibagabanya nk'umusaza njya no kwiga amategeko kugira ngo nkemure ikibazo cyo mu rugo ni ukuri nagiye kwiga duru kubera gukemura ikibazo cyo mu rugo kubera abana benshi abuze nabwo ati ndiho kwana bazkurwa n'ibyo nakubwira ibi byose ni umurage nge pe ngaho mbwira rero masheri wanjye nzibuka gute ko nta gitenge afite nagize mbona datagurirwa ubu nta muntu urabona unazi yambara kuruta ikigori ariko umugore watambara babaho burya rero buriya si uko atazi guhaha yabuze umujyanama ni igikomere cyase ko ntigeze abona se atwara igitenge bagenda ashyira ntiyigeze abona se avuga ati madamu akira 200 cyangwa 100 cyangwa se nkane jya gushopinga imyenda yo kwambara wa musore azamenya ngo abagore barirwariza birwariza gute se nyine ni igikomere mukwiye kuvura jyeyo kayambayeho imyenda kiyari yaraza mbega burya kwari ukuntu twabagabo twumva imyenda ari imyenda ariko burya badamu ntawe ujyana imyenda mu birori reka ngiro namenye ntinze ndabaza imyenda wijaye ndabaza se ubundi firasi imyenda ahubwo njye umubwira ntabyo nzi ntabwo nigize muri raporo bashoreranye ntabyo nzi sinabonye biciye ngo baganire nibura ubona uko ababyeyi baseka icyo ni igikomere nuramuka ushatse uzajya muri salo ngo tuganire usange ndi kwirebera seri murebure niko bamera bajya bana kamubwira kumva yirebera seri kubera ko ntiyamenyereye ibyo bintu kimwe n'umukobwa wavukiye muri ubwo bupfubyi n'agahinda nazi wawe ntuzibwire ngo azakwisanzuraho hari ibyo azimenyera ku giti cye nawe se ugira ngo iyo mu rugo rw'abandi babwira ngo ufite ukeneye kwa taxi abantu babaye nk'imfubyi bazi kwifatira imyanzuro yo kubaho bitewe na cya gikomere bakuye mu muryango yego cyane ubwo kera cya gikomere nicyo kizafata yanyeri kiyangiza bivuze ngo byitwa karande iyo ibikuriho biri ku n'abandi bavandimwe bawe kandi bikomoka ku gisekuru cy'iwanyu ariko hari igihe habaho kayihariye rwose umuntu akivukira akasuku cyangwa bikamugeraho bikamwigirizaho nkana akaba ari we bijyaho cyane hari ukuntu abantu babihamagara rega burya rero by'ukuri abantu batandukanye mfumo na karande ahubwo bibaze ngo igikomere nakuye iwacu nzagikira gute kandi cyo ntabwo ari karande none nakuze ntawe mvugisha tugeze mu rugo afite televiziyo icyo nkora ni iki uhita ushyiramo telefone cyangwa ugashyiramo filimi y'amaseri kirebera umukobwa wakuze gutyo ntazi kwaka amafaranga umugabo ubwo umuhaye wonye utabonye akabyihorera kandi nawe ntakubwira ntakarwana n'iki niba ntakubwira ikintu cyashize cyase mwantekeye agacyahita nta sukari habuze iki yarashize ko utabivuze se
narabyibagiwe. Wewe ni igisubizo? Igisubizo none se si igisubizo nyine nuko kwikiza abango ubundi wese bakabitekereje ko byashize. Ndimo ndakubwira ngiye ibikomere byo mu buzima. Umuntu wakomeretse akomeretswa n'ababyeyi ahora yumva atekereza ibintu mbere ko bavuga ngo umutwe w'umusi w'imfubyi watanze umutwe w'umusaza kumera imvi. neza cyane ko niko bimeze. Bavuga ngo imfubyi ikura mu bwenge kuruta umusaza ukuze. Kuko hari ibyo atari buze kwakira kuko ntabimenyereye. Ushobora no kubimenyeza ati mwitonde umuntu arankurikiranye. Yego. Rero niyo mpamvu kubumwe bw'abera minisitiri wo gukangurira ikintu kimwe. Gerageza kutaba imbata y'amateka. Gusa biravuna pe. Ariko narabyiyambuye ariko. Mushumba y'amateka wahereye kera uvuga twari turi kuvuga kuyo mu rugo kuba bana mu ngo ariko amateka agenda atandukanye araza agatsikamira abantu. Yego. Kuyigobotora bikananirana. Ikibazo uyagobotewe nande ubundi ndufyebye ntizicarana. Yego. Ubundi gerageza ushaka umuntu ubundi mu magambo make nagiye kuvuna abantu pe kugira ngo ubohoke bino bintu. Yego. No kugira umuntu w'umwizerwa wawe ubwira akantu kawe kose utamuhisha. Umwizerwa wawe ashobora kuba atari na revera nkanjye akaba n'umuturage ariko ukumva. Jeri tukangurira abantu nubwo umuntu yagira titre yo mu madini niki nabyo ni sawa ariko hari undi muntu wakumva akaguha n'umwanya kandi ikintu kigakemuka. Nuko numva ibintu byose bitarinze guca mu masengesho. Si ngombwa ngo akaze ariko ibintu bica mu masengesho ni byakunaniye. Imana mpimbaraga zo kureka kino kintu ahubwo no kwibaza ngo mu gihe nicambwe no bakumurajye ukwiri ese ko nduzi mbayeho nabi ko nduzi mbayeho muri stress n'uburwayi n'utwana nibyariye nzadushyire muri uyu muruho gatangira ugakosora sasa. Yego. Hari igihe bigusaba uko twoza imbaraga z'umubiri cyane kavuga ngo no ibi ndabyanze cyewe ndabyanze nzabaho ko naweho bingora ariko umwana wanjye ntashobora kubaho gutya. Stop. Ugafungiraho ufite ushazo uracyari yo ni uhagarika icyo kintu. Kabiri igisha umuntu ari kumugirira imbabazi. Ndavuga ku ruhande rwugiye gufasha uwo muntu wikumujya kumubugira umushinja ngo reba nka kanaka no yakuramo inda yakuramo 10 atazikuramo ibyo ntabwo ari kese yawe ahubwo mugerageza uburyo ava mu ngoyi z'icyo kintu afungura imitekerereze yiwe. Yego. Sibyo. Yego. Aka kantu ndagira ngo occupied ngatsindagireho abantu bakumve. Abarokore benshi n'abatarorokora bakunze gupfira muri iryo koni nakubwiraga. Aho ngaho kabisa. Gusohoka mu bugimbi yinjira muri mariage. Aho niho abantu bagongana n'urukuta kuko arashaka kwinjira na bya bigare bye mwanatabwiye umuntu atavuganye n'umuntu arashaka kwinjira ibijyanye n'imico yakabyita daimoni ibijyanye n'ibitamusha akabyita ngo ni se kibi amaze kwinjira n'uko ubora bumva ko byose ari abarozi babikora ariko kumbi ni mindset yiwe no gutekereza ibyo bintu. Uragira uti ntuba ugomba guterura ibintu byose ngo ujyane hari ibyo wiyambura. Hari ibyo wiyambura kare ukabyiyamburisha imbaraga sinzongera. Stop. Erega narabikubwiye ntabwo ibyaha bibiha kandi nta numwe atubuje kubijyamo ariko amateka n'umubabaro icyanyuma ngiye kubwira kandi nkasoza. Jeri umuntu wese witwa imbata y'amateka yahashize hazigera abona hazaza. Imbata y'amateka hazigera abona hazaza. Umuntu wese wabaye imbata y'amateka ntazigera abona hazaza. Ntago bishoboka. Umuntu wese wigize imbohe y'amateka yiwe wabyigize mbega n'ubundi ni imbohe ariko yarabiremereje. Mutangira gusenga ngo baranyanze ngo nuko nukuri ngo ukabona buri gihe afite ibikomere byo kuvuga iki. Twebwe ntiduhakana hashize hacu. Ahashize hacu ni mwarimu w'iki gihe. Yego. Urumva njye hashize mpabyaje umusaruro ariko hari undi ahashize hicira umusaruro. Yego. Ngo ndabizi ko mu nyangana ndabizi ko mbega ni wa muntu wananiwe rero ntukabe don't be prison of your background story. Nta mpamvu nimwe
narakubwiye ubushize hashize imyaka amezi nk'atandatu ndakubwira ngo ninjye mukinnyi w'umuhanga ku nkuru indeba y'ubuzima bwanjye ntabwo wayikina wowe ko ntabwo uzi neza agahinda mfite. So rero iyo utari imbohe y'amateka yawe nibwo ubasha gutegura hazaza, ahubwo amateka yawe ukayagira mwarimu akubuza kongera kujya mu makosa. Ibyaha by'iwanyu, amakosa y'iwanyu, amakosa yo muri quartier, amakosa mbere Imana ukayavoidinga akagenda kubera ko ufite amakuru wanje gucamo. Yego. Twe histoire yacu ntabwo ari ikibazo. Ahubwo ni mwarimu. So rero nahi wanyu bakoreye imeze biti, don't follow them. Aho bikurikiza. Yego. Nubwo byaba umugabo wawe ntuzamukura ku buriri ngagende cyangwa umugore ngagende, umubasha kubana mudahuje no kwizera, ahubwo we kibabashaho ni iki, ushaka iki kugira ngo umbere mu rugo. Se ubundi kwa nkujyane mu rugo nifuza iki? Twifuzaga umuryango, twifuzaga umutekano. Hanyuma se mu gihe utabonetse atari ko hari ibindi byabaye, ariko umuntu wizirikaho imbata y'amateka none ubundi nakabimenya usibyaza forote ngo wacu ntibihaba mbega agira kanwa katura ibintu bibi. So kuba amateka yanjye yari futi uyu munsi byagombye kuba byiza, nzafata ikibo umwanzi yangeretseho ntibyazi icyiza kizampeza umugisha. Yego. Hago umugisha Imana mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Mshomba.